twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize Chantal agahinda kari kose ntiyiyumvishaga uburyo Gasore yakunze yatekereza kwa Kagatanya. Mugenga we yari afunguwe ko yari yongeye kubwirwa iby'umwana bivuga ko ari wese agatsemba bimeze biti. Wa mushinga wa Maribori na Melodise w'ubugezeye. Reka ntangire mwiyumvire. Ya cyakora amaso ashisoni koko. Niko shana koko nta soni ukanatinyuka utu tuzuru kwa Munyemanzi. Habishikani mama. Maviki. None se birengagije ko uyu munsi dufite inama y'umuryango imureba. Imureba nyine. Mama urumva kuba Chantal aje mu muryango yashatse n'ikibazo kiri. Batamuri wowe na musaza wa Rutaganizo muteraza harutswe di. Nyirashyano uyu mwese murabizi ko ari mu muhezi. Kubw'ibyo rero namvira hagende. Oya mukecuru. Simushaka. Reka Chantal ahabwa amahirwe yo gusobanura ibyo ashinzwe kugira nubwo Gasore atinyuka kujya kuregera Gatanya kandi Chantal atarahabwa umwanya ngo yisobanure. Ntabwo uzaho ibintu bigeze. Bityo rero tuzubanza umenya amakuru. Chantal haba amahirwe menshi ashoboka yo kuvuga, ariko aho gusaba imbabazi ahubwo ahimba ibinyoma. Reka muburanire Munyemanzi mwene wose. Mama. Niki? Namwe mwese mwitabiriye inama y'umuryango wa Munyemanzi. Ndabasabye mutuze. Duhe umwanya Gasore atubwire impamvu yatinyutse kujya kuregera Gatanya atarabanje kugisha inama umuryango. Ariko se murarinda muntera aho rwaserera ntimuri bakuru, nkuko mubizi umugore wasambanye akwiriye iki? Ariko Gasore cyubura no gutega amatwi Chantal, ariko undi ntabwo umugore wawe ari umusambanyi. Niki? Ariko mutema kwinja no kuri. Ceceka wasenye ntukwiye kuvugira inkorashyano y'ubumanzi. Ariko se mayo bavuzwa n'iki kuburanira ko washatse. Mama rwose ntugakabyo. Ariko se uri mutuzi. Gasore akomeza tubwire impamvu yamuteye gufata umwanzuro gahitse nk'uyu nguyu. Erega nta birenze ibyo navuze. Icyo nzi nuko umugore wasambanya akwiye gusendwa. Kandi nanjye sinagiye kure y'ibyo. Yego rata mwana we. Ureka abangaba baba bashaka korora abanyangeso mbi b'ubumanzi. Ariko mana. Kuhigima si Chantal. Urahigima ntarongeraho kumaze iminsi wiharaje ingeso mbi z'amarozi mukecuru uyu bamaze iminsi agufatana. Nukuri ntabwo ndoga sinzi niyo bigana. Sintese no kuzabikora. Wumva ko Chantal yo mushinja ntarebe bifite. Ibyo ni nabyo bintera umujinya. Kuba umuntu yakoze ikosa ibimenyetso bimugaragaraho yarangiza akazana ibintu byo kubeshya adashaka no gusaba imbabazi. Niyo naba ndi marayika sinabyihanganira. Gaso. Ibyo byose ushinja Chantal urabizi ko ari amafuti. Mafuti iki? Ushatse rero wakumva inama tukugira ukareka gutandukana na Chantal kuko uzicuza. Inda twite yavuye Cyane rwose. Uzicuza. Ndi mushiki wawe rwose sinakubeshya. Njye waganiriye na Chantal ashaka uburyo bwo kuzakubwira ibyamubayeho nzi ko atabeshya. Ubishatse wamwumva pe. Kuko yafashwe ku ngufu ubusambanyi. Erega Gasore iki nicyo gihe kuba hafi y'umugore wawe. Rwose. Kamuhumuriza kuko nibwo gukeneye cyane. Muhumuriza Ni mukuru uteka mutwa mu rugo rwa Munyemanzi. Urumva? Niko shana wajyaga kubwira batamuriza ko afashwe ku ngufu utarabibwira umugabo wawe kuko ari wagukoye cyangwa. Ngaho nasubiza. Mwabaye muti. Subiza. Wirengera rwose. Kure nuko. Iki? Nabonye ko hari icyo abona arasubiza. Kira no Munyabumanzi kazi. Melody bitese Ni byiza. wa muhungu ntago yakuriranye Wapara cyasinziriye. Imana ishimwe je nshibiti n'amabuye ntekereza ko yagukangukanye ukabura icyo umuha. Reka afere wari ugiyemo se yaciyemo Maribo. Se wageze ngo yaraferi hatari Melody. Reka da. Ni papa wa Kigingi wari umaze iminsi ambwira ngo aranshaka nanga gukomeza kumurerega kandi ari umuntu mukuru. Mvuye kureba. Ati kisi. Nyine ngo yashaka kuma amafaranga make naba nifashisha muri iyi minsi. Bega muturatombora Maribori we. Ubwo turahita tuguramo koroshi nziza, ibyuma bikata. Haba harasigaye tugahita tuguramo akabido ka kora. Ibyo byaba bidufasha muri iyi tangira ry'umushinga wacu. Sha Melody, mbabariye kugutengwa ariko ayo mafaranga ntabwo nayemeye. Yewe, ese ubwo wayangiye iki Maribo? Uzi n'ukuntu dukeneye ibikoresho. Melody,
mwitemerewe nabi ntazi icyo nakora umuryango wa kigingi narawukeneye untera umugongo ngera ubwo ndara mu mashyamba ndetse no ku muhanda ubu rero sibwo bagiye kunyereka ko ari abantu beza urumva aho ndakugarukisha Maribo warakubitikiye si ibyo guhita wibagirwa aka kanya nshaka no kubisubiramo ahubwo rero Melody hari ikintu numva tugomba gukora ni ukubaka uyu mushinga wacu kugeza igihe uzatangira kutwinjiriza amafaranga reka twizere ko icyo gihe kizagera ariko ikibazo ni ibikoresho kuba tutanabasha kwigurira ikorosho urumva bitababaje Maribo ahubwo se twadukweto twahereje turwana natwo ntabwo abashije gukosora twadukosa twari turimo reba muri envelope iraho inyuma yawe niho nadushyize mana we Melody mbega ukuntu wadukosoye tukaba twiza kigira hino se nyine wakoze akazi katoroshye uri umuhanga pe ahubwo no gushaka abantu twazereka bazikunda bakazigura cyangwa bakaba badushakira umukiriya dushobora no kureba bamwe muri abajene twakoranye inama tubasaba inkunga y'ibikoresho cyangwa tukareba Josiane ukora muri hoteli wenda yazaturangira isoko urabyumva uti uravuga mama Gashema se kandi koko di ahubwo reka muhamagare n'inshuti yanjye cyane kutavuga se ntaritaba oya ntaritaba ubanza ahuze mwana we alo Josiane waramutse ni Melody ndi kumwe n'inshuti yanjye Maribori hari udukweto twari twakoze rero twibazaga niba watwemera tukatukuzana tukatukwereka wadukunda ukadushakira umukiriya urakoze cyane Josiane nshobora kuza cyangwa Maribori akaza ati iki Melody numvise abyishimiye ahubwo ejo tuzatumujyanira yego sha icyaduha Imana akadukunda Gakwa uyu mufuko ngana ucyuvanye mu kabande ngaho ushyitse hasi yewe mbega akagongo Gakwa kuki warinze kwivunisha bigeze aho mbega imyumbati myiza we dore nyeje muri ya sambu yanjye iri hafi y'aho ishyirahamwe rya Muhumuro na Manzi rikorera inama naho kwivuna byo nawe urabyumva sinari kukuremba ngo ndaguhaye urakoze cyane no kuri Gakwa kuroguyemo ahubwo uragira ngo hari n'icyo nakwakiriza ubwo ndeba uko oya humura none se nyuze kari bukiva muri gereza ahubwo twebwe usanze nitwe dukwiye kukuba hafi naho kutwakiriza ababikora umaze gutuza cyakora koko ubundi se kubuza uko agiragwa neza naba nkwakiriza ibyo nkuye hehe ko ahubwo ubu ngeze amahirwe ukaba unzaniye imyumbati iri buntunga iminsi ahubwo se ubu hari udushyimbo ubona uzagerekaho yewe hari umuturanyi wari unzaniye ibyo mba ntekaho gusa ngize ikibazo cy'imyumbati ingana itya ubu ntizamburana koko iyo nzanira mike ntayimara nkakubwira koko reka wihangayika ubu bwari bw'igikurwa uracukura icyobo uyitabimo worose y'itaka ujya ufataho mike wongera usubiranye kugeza igihe uyimariye koko se wowe bikora uzaba umbwira uzahora ndimara ikiri mizima rwose ahubwo mugihe nari nibagiye kukubwira uribuka wa mwana nakubwiraga ko yari kumwe na wa wundi wawe oya se kandi bigarura iby'uwo mwana nta mwanya mfite wo kumutaho oya se nashaka kukubwira ahubwo nashaka kukubwira ko uwo bari kumwe witwaga Amani Victoire uwo se kandi nawe ngo n'uwanjye ngo wawe namuguha se nyine nakubwiraga ko noneho namenye bidasubirwa ko Amani Victoire bakunze kwita Vicky ari agahungu kanjye nabuze mu gihe cy'imivurungano ya Muhumuro na Manzi gafite imyaka 2 Gakwa ubwo uwo mwana ntiyaba ari nasi yabwo koko ubwo se wabwirwa n'iki ko ari umwana wawe nanjye nabanje gushidikanya ariko burya ikoranabuhanga n'igitangaza pe uzi ko babana bakora ikinyamakuru baherutse kuma nkavugana na Victoire turibona kuri Facebook nyamara ushatse wagenda gake Gakwa umuntu uvuye ibugo si ibyo guserega kuko uwo mwana hari ukuntu aseka akagobeka iminwa nkamubonamo data umbyara rero sekuru hari ndetse n'inkovu yo mu bwana afite munsi y'ugutwi icyanyemeje ko ari uwanjye biruseho kandi n'agakabutura abuze yambaye nako yarakanyeretse uzi ko wasanga uwo mwana ari uwawe koko gusa uko byamera kose ugomba kubyitondamo cyane cyane ko wasanga ari maneko nk'uko nakomeje kubikubwira maneko haneko iki subwo mu gihe gito maze mvuye muri gereza hari amakuru namenye ko abanyabugo bashaka kwisha mu isoko n'imyambukamipaka ngo bayobore ubucuruzi maze badukeneshe mu cyayenge mu gihe urongeye kandi utaramara n'icyumweru ufunguwe koko ibyo si byo nakubwiraga dusangira umaze gufungurwa reka kuba mfunguwe ntibigomba kumuma amaso ngo ndeke kubona ibibyugarije aho ntuye ubwo rero inshuti mbi zawe zatangiye kugufatirana zigutera ubwoba none utangiye kuvuga ibyo utazi none se Gakwa wowe ayo makuru ntuyazi umva rero mugenga nkubwire ibi byose urimo wumva rubanda rwihwisa ni ibihuha ahubwo icyo ubura ni ugushyira mu gaciro
isoko rije kutwunganira nta kibazo rije kudutera. ariko siko wa mugani wasanga ari byo koko. Nibyo rwose, wowe se wabereye wabonye aho abantu bashyira hamwe mu byiza maze bagahomba ko ahubwo bunguka. akazuba keza k'iburasirazuba karaye karigendana dore nako karabitse. Be Muhuza, umuhu karabira na sheri mpereza ku gakombe k'amazi nari nteretse aho ku meza ye. akira ma. Nuko ashaka umukobwa mwiza. ese mama kuri kunywa amazi menshi buri kanya nkanywa kwa sogokuru. Uyu munsi nagize inyota cyane sha Muhuza. Ese wari uhugiye mu duki hari inyuma? Nashushanyaga mama mwere kurebe. Mwiremutse se nshuti zanjye. Ese wari uraho Shema? Wadukanze genda. Papa turagwanisha kutugurira biswi ebyiri, iyanjye ni iya mama. Igihano koko. Igihano cyanyu mba nakiteguye kare. Aho ni mwakira wowe. Urakoze papa, uri umuntu w'umupapa. Merci beaucoup chérie. Umuhuza, ahora reka kunjijisha banza unyereke twa tuntu uzushushanya hari inyuma. Akira mama, reba. Mukobwa ntabwo ntiyoroshye. Turasa neza rwose. Turasa neza cyane. None se umuhungu. Karame. Kumona aya mabara abiri wakoresheje atarimo yo duherutse kugurira wayakuye hehe? Sizabaye nije amabara se nkukire mu ndabyo zanjye zisa neza. Uvuze kumushimira se umuhungu? Ese nyine umuhungu. Karame. Wamugana wa mama wawe uhibutse kubwiriza abaye ngo urakoze. Nabimubwiye. Maze nanamukoza mu ntoki nkuko akunda abayobozi babikora. Nukuri birashimishije ko mutakirwana noneho ahubwo musigaye mutizanya amakaramu Muhuza. Maze ejo naraguye maze Zabaye arambyutsa. Ibyo bintu rero buriya ni byiza cyane. Uzi kubera iyo mpamvu ejo nzakugura n'izindi biswi enye. Urakaze papa, ariko nyine Zabaye yabaye umwana mwiza. Uzi ko aretse kuba umunyabumanzi. Oya muhungu, suko aretse kuba umunyabumanzi ahubwo Zabaye n'umwana mwiza gusa. Yagutije amakere y'ibara kugira ngo uzabone amanota meza. Aho bihuriye rero no kuba hari ahantu aturuka. Nyamara papa yaretse kuba umunyabumanzi burundu pe, maze ntagitukana nta n'ubwo aza ku ishuri yambaye nabi. Wemenya ko kubiza aba yagufashije kweguka akagutiza amakaramu y'ibara nuko agukunda nubwo mudakomoka hamwe. Sibyo? Tudakomoka hamwe se bishatse kuvuga iki mama? Nta handi hantu naho hari ibisimba bijyana nk'iby'ubumanzi. Urugero nko kwa nyogokuru kwa Gasore batuye Muhumuro. Aho twebwe dutuye Ibumanzi. Bivuze ngo rero twebwe dukomoka Ibumanzi aho bagakomoka Muhumuro. Yego. Oya papa urongera urabeshya. Twebwe ntabwo turi abanyabumanzi, turi abanyamuhumuro beza. Kibasumba shu. Ese wahageze? Cyo ngwino mama, ngwino. Ngwino ngo kure mutwe dukweto ndabona usa nkunaniwe. Nakisama na mbudu. Mbego umuntu w'indi ahugiye we. Gamanyo. Naho bawimanitse gakabya. Wagiye wiyambara udukweto two hasi. Oya tati. Sinahora mu dukweto two hasi ntaho ndingiye tu. Mbese maye. Urugendo rwageze gute se Kibasumba bakibanga? Twite udi byambayeho. Iki? Uribuka nimugoroba yanama yanyandikiye mbwira ko badi neza ibintu byacu byibwa biherereye. Ndabyibuka rwose. Ahubwo se nyine wa mugabo yakohereje ubutumwa yakubwiye ko ibyibwe biri. Mayiro niriwe ntengana n'umutikodo nk'indangwa n'imbeba. Icyane agahinda kurutaho nuko namwoherereza amafaranga agahita akuraho telefone. Aho ni munyumvira niko manyo. Ubwo kuki utaretse ngo amafaranga uyamuhe mubonanye amaso ku maso? Ubwo turumva nari kuyamwima mbwira ngo ni nyamwoherereze ngo yafatemo imodoka adapakiye ibyo batwibye ngo abingezeho. Icyakora ubonye isomo manyo. Ntukongere kwizera abantu nk'abo bagusaba amafaranga mutaziranye. Urumva? Ubundi si uwo muntu amaze kukubeshya kuki utahise utaha ukarinda ugeze aya masaha kuko. Mbese ugira ngo hari icyo ntakoze Mayiro nahita njya kwishyuza wa mukiriya wacu witwa Musana. Nibura se warayaguhaye manyo? Hoya
amabyahera naho nakubise igihwereye ni ukuri ahubwo mayiro ubu ko numva mbabaye mu mutima ntiwampa akabido ka pole ariko se manyo ko numva wumvise iki mayiro niba sedepe utambeshyira ngo ndanuka mu kanwa oya si ibyo yewe niko manyo ko numva wuzuye umwuka w'inzoga uvuye mu kayi kabari wahora n'iki ko musana yampemukiye cyane yagize ate se kandi nawe se namwishyuza ati nta mafaranga afite ariko nawe icyo ndicyo ni uko nsize muhombeze ariko si ubwo uravuga ibiki manyo none se niba atakwishyuye umuhombeje cyangwa ibyo bihuye n'ikibazo nari mubajije nyine ubwo musana yande kunyishyura ahubwo nsaba ko dusangira maze nanjye mwigirizaho nkana musaba kungurira ifi na divayi ubwo si ibyo urumva ari ibintu byo kwishimira koko nkuranaseka tekereza ariko kuba musana yande kwishyura 4,500 rero turimo akangurira ibintu by'ibihumbi 20 bimubera isomo manyo ubwo kwasabye uhenze si cyo cyatumye musana atatwishyura n'ubundi yari yande kwishyura atavuga ko nta mafaranga afite nari kubuza kwirira manyo ujye ubanza utekereze mbere yo gufata imyanzuro itaboneye sibyo koko uko byamera kose musana ari kutwishyura yari yabyanze ni ukuri kuvuga ko nta mafaranga afite si yoboye ko ari imvugo y'abacuruzi benshi simba wengiririza ibyo nakoze ndabizi ubundi se manyo waba waguze imiti y'uruhu nk'uko byari biteganyijwe nyine imiti se urebye igihe cyambanye gito kuko nibutse ko nagombaga kujya kureba uko ibisusu byanjye bikiri ku murongo ariko si uba muzima cyangwa none tuzabona narapfuye kiba ibisusu byanjye ni nk'imodoka iba ikeneye pentasi y'amapine atakiri ku mujyi umwe udukuntu byari bitangiye gutumbana ariko bankoreye mesaje none byasubiye ku murongo ku nyungu zanjye nawe susu manyova mu by'ubutesi nyuma amafaranga agiye kugura imiti muri farumasi sibyo nawe rwose ese ubwo nunareba ukuntu ibiheri byakwangije isura amafaranga se amafaranga none se ko ariyo nishyuye muri mesaje y'ibisusu byanjye nawe rwose urabyumva alo ego baba rero rita ndakumva kumpamagaye amasaha se ni amahoro uraho nyirandara uraho neza yewe nibwo nari nkiva koga sinari naryama ubwo nyine nanjye mbonye bwije ntakubajije impamvu utabonetse mu nama ya koperative ariko ubu twari twasuwe no kuguhamagara kandi koko disi uyu munsi nibwo babayobozi bagombaga kuza kureba uko koperative imeze baje se byagenze bite kuza ko baje da ariko nyine twakubuze ngo usheshe urugamba duterere indirimbo bituma ibintu bikunda yo rita sha mbabarire ni ukuri pe nanjye si njye byagenze bite nagiye kureba umuteri nari nahaye umwenda wanjye ngo nkutahane sha nsanga ntaharawugeza binsaba kuwutegereza akawudoda mpari nuko nyine yaduhandaje nta kundi gusa nyine uretse iyo morali yawuzemo ariko barashimira ibikorwa bya koperative cyane n'intambwe tumaze kugera yo ntiwumva se ahubwo icyo nicyo cy'ingenzi rega nyirandara ndakumva rita ngaho rero dore menya amakuru yawe ngaho uramukeho rita ndakumva ni ukuri ngushimiye ko ugize umutima wo kumpamagara ngo umbaze uko merewe ijoro ryiza urota imana nawe ayiwe yewe muntu niko yewe nyiranda humura n'ingiye mbarukeye umugabo wawe rega niko mbaruke urakora iki mu cyumba cyanjye wageze hano ryari ariko nawe ntukakabye nyiranda ubwo ko kurarinda ukumbaza ngo nageze hano nte uyoye kwiyinza ari njye wayiyubakiye haraho umejwe mbaruke ndabizi neza ko ari wowe wiyubakiye inzu ariko iki cyumba ugihejwe murabizi sohoka nyiranda ni ukuri ndambiwe umuhezo pe wambabariye basirisho ukama ikaze muri iki cyumba cyacu cyari icyacu ariko wagihejwemo kuva umunsi wahisemo kugisohokamo ukajya kwiha undi mugore sohokera mu cyumba narahindutse kandi nanagusabye n'imbabazi urabizi neza waretse kunja intege koko ukemera ko nahindutse burundu nyirandara ndakwingize genda usubira aho usanzwe urara nyirandara ni ukuri ngirira imbabazi koko ni ukuri girira ko ndi umugabo wawe rwose
mbaruke ngo mahuri niba ushaka amahoro ngo mahuri nyemera basi ngusiga amavuta umubiri wose nkwiteho sibyo niko ndakura ariko akasakumiro kagira imana mwe ndarengera rwose mbabarira mbaruke ndakura nuko barubukeye iyo se hazazemo n'ingufu se kandi naho ubutaha. igice mumaze kumva cyahimbwe na Ndahimana Clemence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788033816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri interineti kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. Kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na bumanzi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. Amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese mukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Mwese abafata umwanya wanyu mukatwandikira mutugira inama ndetse munatubwira uko mubona ibiganiro tubagezaho, turabashimira cyane. Uyu ni wa mwanya tubagezaho bumwe mu butumwa tuba twakiriye mu cyumweru giheruka. Abandika benshi muri iyi minsi baravuga cyane ku muryango wa Gasore na Chantal, baratanga inama ku gikwiye gukorwa ngo ibibazo biwurimo bikemuke. Reka duhere ku butumwa bwa Niyonsaba Jean Paul wateruye agira ati muraho bari mudukunda kandi dukumbura, nimugira amahoro, murabe ingenzi mu kugarura amahoro ku isi hose. Mu by'ukuri uwagira ubuntu akabakurikira mu nyigisho mutanga uko bukeye agira Imana. Mwarabibye twe turasarura kandi tugira ubutunzi duhunika hatakigera urwango. Uyu mukunzi yakomeje agira ati zani warebye aho wavuye ukareba naho ugeze ubu, ibyo ubiba nta musaruro, ngaho bahizura mubuze. Umukazana wawe wagukunda agatitaye ku mabi yawe uramujujubije, ndavuga Chantal umugore wa Gasore. Dore nyirabandora uramwangaje yari yaje gusanga. Ayo ni amashami utakaza kandi uko igiti cyuma gihunguka amashami niko gitakaza uburame no gushora imizi maze kigasigara cyumye. Ati kandi mpamya ko abo buzukuru bawe Prince na mushiki we nibakura bakamenya ukuri uziyahura noneho burundu. Gasore we ko wamye uri umugabo ushishoza koko wakwigobotoye ubwo buyobe n'ubujiji bw'umubyeyi wawe. Ujye wibuka ko Chantal agukunda kandi byabaye ari impanuka. Wimutererana rero, wibuke uko amasezerano avuga ngo waba urwaye uri muzima ukize ukennye uri mu byiza cyangwa mu bibi uzamukunda ko muzatandukanywa n'urupfu gusa. None ibyago bitumye wumvira Zaninka, erega disi wo yakurangira ntiyaruta umutima wawe washimye. Rugwiza Jean Claude wo mu karere ka Kirehe we yaranditse ati nteruye nshima we Musekeweya, nkwita iki ntago nabura izina ryo kukwita. Uri muganga w'imitima yahabye kandi uri umwarimu mwiza utoza abanyeshuri be indangagaciro. Reka mbaze Gasore we icyemezo wafashe si icya kigabo. Egera Batamuriza, Shema na Rutaganira maze bakugira inama kuko izo umubyeyi wawe Zaninka nizo kugusenyera. Undi mukunzi nawe ati nitwa Gashema ndi Rubavu. Muraho nshuti, amahoro y'Imana bane namwe. Shema ko mbona ufite umurimo ukomeye, uwo mwana ko nyirakuru yamwigisha ibidakwiye nkaba yumva yarafashe imico mibi ye, fatanya na Batamuriza mubwira umuhuza ko ufite umutima mubi wese ari we kibazo hatitawe aho avuka. Uyu mukunzi afite n'icyo yabwiye Zaninka na Chantal. Zaninka imyaka wamaze muri gereza ndabona nta somo hakuye. Chantal reka kurira, ubuzima bwa muntu ni amakorosi kandi nyuma y'agahinda haba umunezero. Epifani w'Irubavu we ati muraho neza bari mudukunda, ndashaka kwibwirira Gasore reka gukomeza kumva izo nama mbi z'umubyeyi wawe, ahubwo wumva umugore wawe muganire ku kibazo cyanyu maze mukomeze kwiyubakira umuryango mwiza uzira amakimbirane ndetse munafatanye kurera abana banyu kuko Chantal aragukunda. Ubu butumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze ku bwa Nimukuze Jeanne d'Arc atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busoro. Yaragize ati muraho, amahoro y'Imana bane namwe. Chantal we wikwica ubuzima bwawe kubera gutekereza kuzatana na Gasore, ahubwo utekereza ku bana mwabyaranye kuko ubu iyo uza kuba mutarabyaranye uba warihebye kuko nta kintu yari kuzakwibukiraho, ariko uba bana mwabyaranye bazatuma agutekereza. Izere Uwiteka azagusubiza. Ubwo nibwo butumwa twabahitiyemo kuri uyu mugoroba. Twibanze cyane ku buvuga ku bibazo biri mu muryango wa Chantal na Gasore. Ubutaha tuzibanda ku babyeyi batabwiza ukuri abana babo, ku mateka y'abaranze n'ingaruka bigira ku muryango w'abantu.
tuzahera ku nkuru y'umuhuza na Zaninka. Nshuti mudukurikiye, mwe mubona ari iki gituma ababyeyi bamwe bagoreka amateka bagacengeza mu bana babo ibihabanye n'ukuri? Ibitekerezo byanyu turabitegereje. Abari bateze yombi turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Museke we yayi